harya aje gukora icyano sha aha ngaha si uko bizi barahatekera barahicara barahafurira bakorera iki icyo waje kumara nanjye icyo naje kumara aha ngaha ni ku ndege y'abakozi bo mu rugo none si uzi ko hano naje mu kabari se cyangwa hano naje gukora muri hoteli nawe uje gushaka akazi sawa nyine ako se butuvugisha kuri shuni yawe sibyo urusatsi urabona ninde mukire wakwemera ahubwo se rero mu cyutanyura mana ngiye kukwatira amazi nkagahunguza ariko mana yagire kamubwira wowe nta nubwo nzi ko barakujyana uzikana uvuye gukora urumva aha banyukaye ko nafite umusatsi mukeya nawe tsobanza urakura ndawutereka urumva uzasubira warakoze umusatsi muke ingegera undi nkamwe nibwo bwako kujya bajyana kwa kabuga so gahunda urabona akazira jewe ahubwo ngewe uburetse mu kanya nihagira umukire uza hano wirebe wowe ntanga kubona akazi natanjya mu cyaro nta n'ikintu njyanye biriseriye kandi aha twumvikane nese ukuri ikintu n'amakariso ya mabuje naye fura mana akazi karabuze bro mujye mwitonda mana akazi karabuze ikintu cyari cyo cyose wafura amakariso ko buja ntawe nuzi kwifurira rero ukuntu usa ubimpenderane ntawe nuzi kwifurira uhera ku byaba mabuja uri kumva ibyabo bikaza nyuma ariko nzakugira inama kugeza none ngo utarajyanye ku buja wagiye ufura ubundi wanyu ni hehe harakureba wanze ko wambwira ariko niyo mpamvu uri icyomanzi reka njye nkubwiza ukuri iyo ubwitazi Kigali wowe ibereho neza iwanyu ujya telefone kambe telefone ndayifite singiye ahubwo wowe nyereke yawe iri hehe asereka nkubaye sibyo ikete wagishobora wede singiye uwo murura wundaga ngiye wacu baturaza ibiyende sabaza gomba we umuntu azakubwira kugeza ryari ariko nende waguha akazi ni imicongo ufite iyi micongo uza amafaranga igiramo wowe nafashe ukwezi kose jya gukirishamo umucongo noneho urahura karaga ibidirede bidahamesha agacaho bujyana kwa sitani warangiza ngo gwiki kundi nkaho tetuka ahubwo wowe ntabwo nanzi ko ndakura namubonye nasoma babuze no yakazi nzi kugakora neza ibintu byose nzi kudo nakatse kaba kakugira ariko mabuja nakaza ashoboye yari imicongo yafata none yakoreye yaza gukubitira mu nzu mugini umuntu wambara ikabutura ajya kwaka akazi gute wapi to pasiteri natana gusengera mabuja nakazi natazi genda nagufana najya nakubagira byose nanakubagira bishaka ni kariso najya nyifura rwose yo ntabyo ashoboye najya mbifura byose mabuja ndashobora akazi ninde gahunda ngatubwira reba iki kintu kireshya nkaho bwakereye umbwire nanjye Halo mama umeze ute amakuru mba ngiye ku ndege mani mba ngiye kureba ko nabona akazi we n'umugongo uranashaje mama maze gusaza nagatangaye gusazanye cyubusa ubu koko nkawe nagatangaye uru rwambara mana yanjye we masaye okay sawa nari nicara gutya God have mercy upon us uru rwambara masaye ye baba barimo barasunika nagaye ndi mama abo baza wambaye byanze umutwe wita byanze ndebera byaranze undi mwabwo mufite ikihe kibazo nahe mbonye uri mabuja none sahuka sahuka mu mabuja no mupira yambaye umutwe wita byanze yewe nanjye wambaye izi ngizi reka nkubwire namu cyaho kiraka kiri kumwe nawe zigura bitatu ariko se masaye zigura si 900 mba wakimugenza gasiya nese reka manze mwebwe hano muhari mushaka hano nimbuzi yuko hano hantu tuba turi gufata amafaranga nimbuzi ko kwaje gufata ibigo nawe icara bifata urambaza se nguma akazi wowe nkute nkurangira urandangira se wicanga none se reka maze nkubaza undangiye wowe wicanga cyetse we ndi mu kazi waje ku ndege na hano hari akazi nakora urabutirangiye ngurandangiye hari akazi nakora ndagira mwebwe mbarangiye ngaho kwirangiye nano wamuha akazi wowe baguha akazi rero kumeze nini baruru twuso wakora iki nwake kwenje kandi amazi urutse gutira ukuntu kamera ski unda mama janga bwa abandi mwabwe mwamuteye muturutse mwamuza gutera abantu stress akaye dare ntabwo naki uyu muntu wamukorera ko nubwo afite amafaranga sinaragukorera yewe reba ubugufwa gafite ayo nago karya yego mabu
nubwo afite amafaranga sinagukorera wowe mabujura. Ubwiza ukuri uri kumva niyo afite amafaranga miliyoni 100 ngo ntago nagukorera. Najya gutoragura amashashi. Imana yayamaye ukareba ko yaguhase yewe usibye no kumukora sinanamuvugira. Nta rwo naragusuhuza. Hajya nagusuhuza. We do. Urasa umubosi, urasa umubosi. Mbonye umubosi. Boss ari akazi kari kuboneka hano se. Ntabwo umubosi. Akazi kari kuboneka. Ariko inyatsi noneho duhura nazo buri munsi. Rebera Aya nanga ndi umubosi. inyatsi duhura nazo nizi. Winkoraho. Akazi hano kari kuboneka. Winkoraho. Uruntu rubyibushye nkaho bwakereye urambaza iki? Urambaza imana none umugore wanyu. Ni igicucu masi mani genda ujye kwicara hahijya mani jyanda Ni umugore wanyu. aya jyanda winyegera Kanegera no mutara. umugore wacu tuba turi muri siporo kiba kiri kuryama hano wayabona ahubwo muvune bwawe n'akazi nshaka n'akazi nshaka akazi kawe singashaka tanani hano mwako nkabura ka genda wazizume dati jewe Nawe waje gusanga akazi. izi turazegereza ngaho inkweto zaboze barazoza jugunya amazi inkweto za Ntago aho kuzana gucikiraho atira nawe bana aho shira kwa aba bana akayo ntabwo twebwe twarushije mwiza Ase mureke mbabazi sibyo cyagatekereza. Ubu nubwo aba ari umubosi wamukorera. reba uyu twagifite afite igikara ahubwo wagira Nubwo yakisiga iki niyacya ndagasa. bosi yanjye bucya mu gitondo yakabura wowe umeze bi. Nubwo wajya uga inkari we ntiwacya ngo ubinzu. ntago ya niyo bafata citroen zose nzi Bose bafite amafaranga kajana sinagukura wowe. Ubundi mareke mbagirira. Ndamwaje gutaka akazi mwebwe. Mareke mbagirira akanama. Waje ku ndege yo nta muyifite. ahubwo dore umwanzuro ahubwo ngiye mureke mbagira inama wa kintu nareba mbonye umwana wa boss w'umubosi narinzi reka tumubaze turebe ko yaturangira akazi abarangira uriya nuwanje we mujye mureka wowe ndakurangira ugashaka gushaka akazi muri gushaka muri gushaka akazi umugore we mwinyaduza we umukobwa woza ku ruhande nimuraho mu kilometero metero tuvugane muri metero mwese mujye harara Jesus is Lord. mwana wa bosi ndamurindira umutekano muri kunyaduza umutekano usesuye Mbakivuganire ko. Muhagarare hano ku murongo. mwegera nawe jya yamaye ku muntu rati akazi Kumbuza mufite akavuye mu ngende gushaka akazi boss urabona umva n'izimwe zaza buri Ngo boss ushoboye iki? Ukora iki n'umukobwa niwe nshaka akajya nyoza urabyemera agomba kujya unyoza ako boss tuvugishe akazi reka tuvugishe ukuri sibyo sibyo nyine reka tuvugishe shakije ya hano uho ninde ugerana ngumide ubone byose natabikubita oya mureka mutica mutica birwana ntabashyize hamwe twagiye none shaka kumusura azaza mbyuka ngiye ku ishuri uho ninjye wewe wazangura oya nase wewe wazangura oya ntabwo Ese boss wemanga. kwandusha imbaraga iboko urazindusha rwose boss do nzanigera gucya basi wowe uri kubahuza basi uzazumemba demiri basi de bibiri ukwezi Iyo yazakwiba mu nzu. ntabwo ndi kumva muri kuvugira rero nyijyanira byonyine basi nyazabikora muri ibintu byose basi ndabikorera simuteke wanyu simuteka cyako njyana nkajya mbwiriza ubusa akajya nijoro gusa Jesus ntabwo is ndagashaka Lord. waragashaka uragashaka Ye ntabwo mari. yawugira ngo nguma hano ku muhanda mbwirwa akazi urabona kujya wiriza umuntu ubusa umuntu reba nk'uru rudigi nubwiriza ubusa umuntu azaba yahombanye mose genda agiye ako kazi kawe kigumanire rwose Umase boss kamwibwirije sibyo? Nta kintu atagukorera ariko amafaranga nabikora. ugomba kuza nta mafaranga ndaza nkwandaza nkugaburira nijoro gusa saa tuzabubwirirwa nta muntu uzaba ahari uraza suza Nago nza. Akapana mu boss. subira ku ndege weho wemeye ndaza nkugaburira nijoro gusa saa sita ntabwo uzaza urya
uzaza ujya nijoro ntabwo nzaza nkuhembe. nushaka ujya ubundaza umunsi umwe undi ungaburire ntacyo byaba bitwaye. Oya ahubwo nzaza nkuraza iminsi 3 yikurikiranye. Nta mafaranga nzaza nkuha. Ako kazi kawe Utazahamagara abayobozi turandika dusinye. akambwira ako kazi kajyaho kugira ngo nkagume nzapfire ku muhanda. Mugende. ugenda banyihera akazi n'ubundi mwebwe mwa murimo murasagara. Ata nashakaga ko n'ubundi bari abatipe bigenda atakisigarana najya ngo bataza nakavuyo. Ubundi we tugiye kugenda we nzaza nk'ibihumbi 30 ku kwezi. Ego wena nakwitaho ntabwo n'amafaranga yo kwisukisha ku buryo twazanibanira. Tugende tubivuga. Buriya mamaye akunda abantu b'abakobwa nanjye nzaza nk'ikigikira. Yaminiye ko mbona unananutse imbaraga urazifite. Umva twebwe imbaraga tuba tuzifite tuba twarakoze Mary rero yemera abakobwa. Ni witwara neza hanze nzaza nk'ikigikira ubwo nyine twata tunikundanira. Naje nkwa n'amafaranga yo kwisukira. Tugende tubivugana neza ahubwo. Rero kazazana n'ubwo dutangiye gukunda. Uzanzana ibintu byo kwanga akazi ngo gukora akazi birare Mary abibona. Oya abantu nkamwarije babajyana ubwo wagerayo ukagatangira kwiyana. Nge ntabwo wabikora amazi Nidukundana tuzakundana Mary ntabyo azi ariko tugende tubivugana.